Amahoro bakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ineza yawe ku buzima bwacu, tugushimiye uyu mwanya duhaye kuvuga ijambo ryawe. Dusengeye imitima yose igiye kwakira ijambo ndetse n'amatwi agiye kuryumva. Urakoze ko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kizira cya karindwi muri birindwi Uwiteka Imana yanga. Ni umuntu cyangwa se n'uteranya abavandimwe. Uteranya abavandimwe nicyo kizira cya karindwi muri birindwi Uwiteka Imana yanga, nk'uko tubibona mu Migani 6:13-19. Haranditse ngo cyangwa haravuga ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: ni amaso y'ubwibone, ni ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso atariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Mwene data, uyu munsi nk'uko twabivuze, tugiye kuganira ku uteranya abavandimwe. Iyo uteranyije abavandimwe uba usenye umuryango. Mu yandi magambo, guteranya abavandimwe ni ikizira Uwiteka Imana ndetse yanga mu buryo bukabije. Wowe ukora ibi ngibi uteranya abavandimwe, menya ko uri gukora ikizira gikomeye cyane. Gusa ibyiza ni uko wabireka, kuko guteranya abavandimwe ni ikizira. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa 2:13 kugera ku wa 5. Haravuga ngo, kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. 2. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari, kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yabengutse mushiki we, ariko abona ko kugira icyo yamukoraho nyine bimukomereye. 3. Amunoni yari afite inshuti ye yitwa Yonadabu mwene Shimeya, mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu we yari umugabo w'ingurumbanya cyane. 4. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye? Ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Amunoni yabengutse mushiki wa mwene se Abusalomu. Ubwo make ni mushiki we yabengutse. 5. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze ampe icyo ndya, antekere ibyo kurya hano imbere yanjye, kugira ngo mbirire mu ntoki ze. Uyu musore Amunoni yajya kurira ibiryo mu ntoki za mushiki we, yari yabuze isahane, yari yabuze ikanya, yari yabuze ikiyiko ngo arishe. Irari ni ikintu kibi cyane. Imana mwene data ikurinda irari. Irari ry'ubusambanyi Imana irikurinde mu izina rya Yesu. Reka tuganire. Bibiliya nga yavuzemo ijambo rivuga ngo ingurumbanyi. Ubundi ingurumbanyi ni iki? Ingurumbanyi ni incakura. Hari abantu b'incakura baba bafite amayeri
aba afite amayeri y'ukuntu ibintu yabikora ariko mu buryo bufifitse, mu buryo bugoramye, abo ngabo bitwa ingurumbanyi. Ubusanzwe mu buzima busanzwe mu muryango cyangwa se muri sosiyete, ubusanzwe bizwi ko umuntu mukuru wese iyo abonye umwana akosa amukebura. Mu muco w'abantu w'abizera, mu muco w'abantu mu buryo rusange, umuntu wese mukuru iyo abonye umwana akoze ikosa aramukebura kuko nyine ari mukuru, agakebura umwana akavuga ngo jya mu nzira nziza. Ariko muri iyi minsi byarahindutse, abantu bose babaye ba ntibindeba. Ubu uri mukuru wabona umwana akosa ukamwirengagiza ngo si uwawe, ukijyana ntibindeba. Nyamara mwene data, ibaze nk'ubu ngubu usanze ari nk'umwana wawe yakoze amakosa, abantu bakuru bakayareberera ntugire ikintu babikoraho, make wamererwa gute? Mu yandi magambo, byakabaye byiza ufata umwana wese nk'uwawe ukamureberera mu gihe agiye mu makosa, ukamugorora cyangwa se ukamugarura akajya mu murongo mwiza. Byagenze gute kwa Amunoni? Aharekera mushiki Tamari, ishyano ryaguye ibwami, aho umwana w'umusore agira irari akarekera mushiki we, akamwifuza, akamurarikira, bikamutera kunanuka, akarwara irari. Agiye no kugisha inama, agirwa inama n'ingurumbanyi. Abantu benshi muri iyi minsi bagiye bagwa mu mutego wo kugisha inama ingurumbanyi, zikabagira inama mbi zibaroha, zibajyana mu bintu bibi. Kandi nyamara hari abantu bo kwizera umuntu yagisha inama. Yego hari ingurumbanyi, ariko hariho n'abantu bazima umuntu yagisha inama kandi bakamugira inama nzima itamuroha, inama yagira umuntu akamaro. Muri iyi minsi ho bimeze bite? Iyo urebye muri iyi minsi bisigaye byeze cyangwa se bisabagiye, aho umuntu ararekera uwo bavukana kubera kwambara nabi n'ibindi byateye ngo ni ubusirimu. Turabwiza ukuri ngo mujye mwambara mwikwize, bakobwa, basore mwambare mwikwize, bantu b'Imana mwige kwambara neza, mwambare imyenda mwikwije. Mwumvise yuko Amunoni yabona Tamari mushya ari mwiza? Nko muri iyi minsi ukuntu bimeze bisa, abantu bari kwambara nabi bibambitse ubusa, bibajyana kure, bituma benshi bashaka kugwa mu byaha by'amarari bitewe n'uko babonye abantu bambaye nabi. Mwige kwambara neza, mwambare mwikwize, bantu b'Imana. Ntabwo mubona ko Satani muri iyi minsi agenda anyanyagiza imyambaro myinshi ibakururira mu nzira mbi, imyenda itambitse abantu? Mwige kwambara neza. Abantu benshi muri iyi minsi barasinziriye kugira ngo bitera amaso yabo guhuma, kutabona. Nimurebe, mwitegereze. Muri iyi minsi Satani ari kugenda afatira abantu mu myambaro, mu kwambara nabi, imyenda idasobanutse. Ibyo bigakurura benshi kujya mu marari. Nimwirinde, kuko muri iyi minsi Satani akuruye abantu benshi mu kwambara imyenda mibi ibazana ndetse n'ibyaha. Nimwambare ndetse mwikwize. Byarangiye gute kwa Amunoni? Amunoni uyu yaje kugera ku ntego ye, asambana na mushiki we Tamari. Amaze gusambana nawe, Bibiliya iravuga ngo irari yaramufite cyangwa se urukundo yamukundaga rwahise rurangirira aho ngaho, kubera ko nyine irari rye ryari rishize. Nyuma y'uko irari rishize, Tamari nyamara yari yagejeje kumwinginga, ambwira ati wikore cya kimeze gutya, wize n'ikizira ibwami, uri gukora amakosa, ihangane. Umusore yanga kumva, asambanya mushiki we. Byarangiye koko bibaye, ariko igitangaje kinababaje ni uko amaze kumwanga yashatse kumujugunya. Igihe gitambutse hashize imyaka 2, umusaza wa Tamari, Abusalomu,
araza nawe apanga kuzihorera ku bwa mushiki we Tamari, byarangiye yicishije Amunoni. Amunoni yarapfuye apfira mu byaha, kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Birababaje ko umuntu uteranya abavandimwe, uwo ubikora rwose wisubireho, kuko Amunoni yaje kuza gupfa, apfa yishwe, apfira mu byaha, apfa atihannye, kubera yuko nta mahoro y'abanyabyaha. Reka tubagire inama. Imana ntabwo ikunda umuntu wese uteranya abavandimwe, kuko mu muryango niho Imana irerera itorero, cyangwa se mu muryango ni pipiniyeri y'Imana. Reka dusubiremo. Imana ntabwo ikunda umuntu uwo ari we wese uteranya umuryango, kuko uteranya umuryango aba asenye gahunda y'Imana, kuko mu muryango ni pipiniyeri y'Imana, niho Imana irerera. Iyo rero uhatatse, iyo uteranyije abavandimwe, uba usenye umuryango. Uwo ubikora ubyirinde, ni ikizira Uwiteka yanga. Ikindi, mwirinde ingurumbanya, kuko zuzuye aho muri, zirimo zirabaroha mu ruzi murwita ikiziba. Ziri kubagira inama mbi zibaroha. Mwirinde ingurumbanya, mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen.